mbabwire ngo musengerwa kugeza mu kwezi kwa gatanu. Rero abantu benshi bagomba gupfa bitewe nuko namenye neza ko n'abantu benshi bafite ubutunzi ariko atari ubwabo. Kubera ko indazonge ibiciro bari gusenga ngo hashye bazabura bategera ugira ngo ibiciro bihananduke. Hari umuhanuzi ejo bundi wageze hano ikintu yavuze yuko ikintu kizatuma hano hashye gusambana, icyo kintu yakivuze incuro igihumbi. Atabasambanyi bano kuri Rabamba ibintu mugiye kubona birakomeye cyane mwihane. Mu gitondo gana saa 4 nibwo mu mujyi wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu azwi nko kuri Rabamba inzu yakorewagamo ubucuruzi butandukanye ndetse harimo n'akabare kitwa Tokosi yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka. Bageze gusa umuriro uri kwaka nsanga aka kabari kari kugurumira ariko bari guhamagara polisi ngo izibafashe ngo barebe ko yuko bozimya hano hantu. Nari mbaritse muri Esigi iyo kubona tubona umutwe tutumbye hejuru ngo ni kuri Rabamba ejo bundi ruguru hari ngo harahiye. Ibana nanjye ndi kubona ibi bintu biri kubera muri Gisenyi sinzi ko bimeze. Bamwe mu baturage babonye iby'inkongi y'umuriro bavuga ko iki ari jyano cy'Imana ngo dore ko mu minsi ishize ngo hari umuhanuzi wajaganura ko ngo niba bakorera muri aka gace ngo batiyanye ngo bareke ingeso mbi z'ubusambanyi ngo bajye kuzabona igitangaza cyayo. Nyine nanyuze ari kubwiriza yuko ahangaha abantu nibatihana ko hagiye kuzakumurira. Ubwo ibyo yavugaga bihabera nibihe byaha bihabera ubusinzi n'ubusambanyi nibyo biri imbere. Yahanuye yuko ino Rabamba igiye kuzabaho ibintu bikomeye cyane. Abantu baraseka, hari umuzungu ari kwinywera sikoro yiwe mbona araje akajya aramufotora ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ngo bamujyane kwa muganga. Ngiye narindi hano nago mbeshye iranahiye ngenda byiboneye n'amaso yanjye. Yavuze ko ikizatuma hano hashya ari ikimubuhanuye. Ikintu yavuze yuko ikintu kizatuma hano hashya gusambana, icyo kintu yakivuze incuro igihumbi. Atabasambanyi bano kuri Rabamba ibintu mugiye kubona birakomeye cyane mwihane. Ndetse hari ahantu hataba ubusambanyi n'ahantu hataba ubusambanyi ariko ino Rabamba yo irakabije pe. Hano handi hahora abahanuzi akenshi na kenshi bakaza baganura ibizaba bo bihanura bitewe n'iko babikoze umwuga ndi babyemera. Yahanuraga gucyo umuhanuzi yahanuraga ko yuko Imana igiye kwigaragaza ahantu kigiye kuzakora ibyo nyine abantu batatekerezaga bagiye kuzabibonesha amaso yabo. Ibyahanuye birasohoye pe. Imana ivuze ntabwo bitinda bibe bigomba gusohora. Kuvuga ko byasohoye mbo kubera ko byasohoye Imana yo yabona ko yuko ahantu hatejeje Imana ari yakabije nyine ari ibintu nyine biteje Imana uburakari. Yo yagize uburakari ihera kuri aka kabari nyine. Imana yarakira twi cyane pe n'uburakari bw'Imana. Ubusambanyi bwa ngo buteye gutarwa ubusambanyi bw'ahantu ubukurikiranya kenshi na kenshi usanga ukurikije uko abakobwa bitondetse hano hantu nayo wakoreye yawe ngatwe babanyonzi usanga kenshi na kenshi iyo turi kubatwara usanga banari kukuregura. Nawe ugeze kuza kugura? Oya nge ntabwo naguze bitewe nuko nge n'umuntu usenga biriya bintu ntabwo mbyinjiragamo kabisa. Imana yo yabona ko yuko ahantu hatejeje Imana ari yakabije nyine ari ibintu nyine biteje Imana uburakari. Yo yagize uburakari ihera kuri aka kabari nyine. Imana yarakira twi cyane pe n'uburakari bw'Imana. Nyagasani aravuga yategeka bigakomera. Ni ukuvuga kino kintu ni igihano cy'Imana. Bamwe mu bakoreraga muri nyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro bagaragaza ko ngo bahuye n'igihombo gikomeye cyane ndetse harimo na bamwe mu bakobwa bavuga ko ngo bicuruza. Byabaye hano mfite agahinda gakomeye cyane. Ingange hanga nakora kuva tariki ya mbere kuzindi ya mbere. Uri kumva none reba ukuntu habaye. Wakoreraga ibikimo hano? Twega ngaha twakoraga akazi ko kwishakishiriza nyine. Uri kumva akazi ko kwishakishiriza namwe murakazi namwe nago muri abantu batoya. Uri kumva irukana ubu ngubu nimba wishyuza 2020 aka kanya iri joro tuvugira ijoro nuza hangaha urongera kwishyura 20. ubwo siko marako na 5 nindo wabiguha aho twayakuraga hari nawe ngibyo uhura kisa 20 we reka tugana tubaganira 20 unafite 5 na gwapanga cyane kuko umwana nakemera kubera ubuzima inzu za mumugi zirahenda kandi namwe murabizi ubwo urimo kubw'ibitabo 5 ni menshi ahubwo nayo nayemera. Ubundi se niyo umuntu akwishije 20 mukoresha agakingirizo? Yego agakingirizo karahari kuko kondomu zirahari hari akazu utugana gutabazi guhereza
nta kibazo cyabo bagahita bazigura mukagenda ni ubuntu ahangaha ntabwo ikintu cyitwa sida oya sida irahari ariko twarayigwanyije kubera yuko Paul Kagame yaduhaye utuzu tw'udukingirizo kuri petite turahari hano turahari rwose ukoreraho n'ubushake bwawe ntabwo tuganire hari abo twaganire nabo bati hano hari umuhanuzi waje ahantu ngo hano hagiye gushya ngo hari ibintu bidasobanutse ibyo bantu barabwumvise ntabwo numvise bigaragara ko bagusanye uwo munsi ntabwo nari naje twe hano ubuhanuzi bwacu twewe turahakorera isaha n'isaha niho tuhigira njyewe amaze imyaka 5 hano niho hatugaburira niho hatwishyurira inzu niho twishyura minerivare y'abana n'ubuzima bwacu muri rusange niho tubukorera hano rero kuba hahiye n'ubu tuhavuye mu kanya ntabwo twe twiteguye ko biri bubi ubu natwe turahombye ubwo hahiye iri joro nimba wowe wishyuzaga ngahe ku ijoro biterwa n'uwariwe hari uza akaguha 10 hari uza akaguha 5 hari uza akaguha 20 aho ubu bazaga bakurikiye akabari hakaba no kuri Rabamba ubu nibataza natwe turaduhombyeje abana bazabirukana abahaye rabo bakiriye urukumbanye baratwirukana ubu nari kumwe n'umugabo hano muri shambure hano hepfo asohotse ari kwirukanka ubu ntaganyishyuye sinajya asohotse atanyishyuye kubera ko hano hahiye kandi turegeranye rokiraha hepfo niho twari turyamye twari twavuganye 20,000 ubu ntaganyishyuye ubu mwana wanjye agiye kubwirirwa iki gitugeta kwishyura yari yabikoze ko ntaganyishyuye kubera aho twari twegereye hahiye hari abavugaga bati namwe mwari mutangiye kuzamura twe ntabwo tuzamura ibiciro ahubwo nibwo buzima ntabwo bose ariko bayaguha hari n'ubwa 10 hari n'ubwa 5 yose ukayakira dada mukimara kumva ko hafashwe n'inkongi y'umuriro muri iki gikorwa mwabyagiye muti twe turababaye cyane nawe ubwawe akazi kawe kahindutse wababara niba abantu bazaga kunywera hano tukabakira bakaza badusanga ntabwo baragaruka kubera ko hahiye ntabwo wayoberwa ko ahantu ukorera hagize ikibazo wowe nk'umunyamakuru kwamenye se ko kuri Rabamba hagize ikibazo natwe nuko tumenye ko kazi ntabwo twari turyamye ibyo tuba turyamye ahubwo n'ubundi buri maso uvuga ati turarangizanya njye kubashakira n'undi murahiye nawe rero ndahiye ubumenerivari y'ukwezi sinzi ko nzayibona kwakiraho abantu bangahe wenda hano n'abana 10 mbabonye nabakira 10 supura bipebe na 20 nabakira n'abanyarwanda gusa cyangwa cyane no kongomana n'abanyamahanga iyo baje turabakira kuko iyo ugiye muri shambure barakwakira ni ukuvuga ngo mutanga serivisi ziri internationali rero twe twakira abantu bose bashaka serivisi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bitagira ingaruka hari uwavuze ngo mufasha ngo abagabo batagira abagore n'abafite abagore turabakira kuko nibo dukunda ari nabo baduha amafaranga umugabo udafite umugore ntabwo yamenya agaciro k'umugore umugabo ufite umugore niwe menya uburyohe bw'umugore akamenya n'agaciro ke niyo mpamvu tubakira hari igihe umugore wamuha nabi cyangwa akamusuzugura akanyarukira hano tukamwakira akaza kwa jayeme akanywa agacupa natwe akadusangamo akatugura agacupa tukamwakira nk'umukiriya ariko umugabo utazi umugore ntabwo abaza umusore ntabwo abaza uburyohe bw'umugore urumva umugore aryohera umugabo aryohera umugore bitewe n'uko azi umugore uwo ari we umuntu utazi umugore ntiyamuryohera ibanga ukoresha rero iyo wamaze kumenya ko ari umugabo afite umugore ibanga nkoresha se ibanga nkoresha ni ukumwakira neza nkamuryohereza neza akazagaruka ngo mubikorera ngo n'abandi mu bindi bihugu muri mpuzamahanga n'abari bo bose iyo baje turabakira kubera amafaranga yaba Tanzania yaba Uganda yaba Congo twe dukoresha agakingirizo tukabakira mubikora mpuzamahanga cyane yego ubwo muri make nibyo bibatunze hano
yego guys twebwe niko kazi kacu kadufasha nk'abantu twanjye maze mugamara imyaka 3 ni myinshi mbigira hano kuri Tokose ndahazi kuva na mbere uri kumva rero kano kazi niko kadutunze uravuga uti maze imyaka 3 waje ukiri mutoya kubera iki wahisemo kuza ahangaha wumvaga nta kindi wakora nyine ikintu kiriho umuntu abavuka mu cyaro none yagera hano nk'ahangaha akabona ukuntu ubwira abantu bagihari akavuga ntabwo mbonye igitangaza kabonye mbona ikintu kidasanzwe nawe rero ugahera aho ngaho uri guturaruka yego tugiye igitekerezo wacuza niyo base mugane bakagufata kwakira abangahe ni nkanga ushobora gutura ku munsi ngiye ku munsi njya gufata n'abantu 7 barindwi nyenda bipevera ngabona hangahe mba mfite amafi ngisha 30 na ngisha 20 ubari ikintu akumarira n'iterambere hari ikintu kimarira ngo umwana wanjye yiga prive yiga mu kigo gihenze nibwo ngende indaya ariko navuze bwa mara banjye umwana afite kwiga mu kigo gihenze urabizi inzu yo mu mujyi irahenda mba mu mujyi imba ngeneye kwitaho umwana w'umukobwa ubyaye rimwe imba ngeneye kwita ku mwana wanjye nakuyi hano kuri Rabamba uri kumva wowe mafite kumwitaho ntabwo namujugunya ubona wowe namubyarira hano mu muhanda ubona wowe wakwifuza ku mwana wawe n'umuhungu n'umukobwa wakwifuza ko akora akazi ukora oya njye mwana wanjye n'umuhungu niko nakifuza ko kano kazi agona ariko yanagakora niko yaba ari umukobwa kuko ntabwo aba ari byiza uri kumva kandi baravuga n'umwana akura uburere afite abukura kuri mama we nibwo dukora kano kazi ariko abana bacu tugerageza kubigisha iki uburere bwiza inyana ni ya mweru ariko biba byiza iyo umwana umwigishije akiri mutoya akura azi ibintu by'ishuri agakura akunda ishuri none bikaba byiza bimwereke cyane ukajya no muri shambure yewe mwana wanjye nta kazi kariko kazi nkora apfa kubona yariye yanyweye agiye ku ishuri nta kindi azabifata gute namenya ko azikora umwana wanjye ikintu kiriho kano kazi umuntu afite guhereza garanti njyewe uyu mwaka wa nyuma ufite gahunda ndizigamira igihe runaka oya guno mwaka ntabwo nguye kubigira kure ni uno mwaka nzata kanjye kazi bite mbivamo ugiye kuva mu buraya igo abakiriya mbese ubundi bagiye baboneka cyane abakiriya baraboneka ubu natwe turahombye bari bamaze iminsi bari kuvuga ngo hano kuri Rabamba ngo inda yazongeye ibiciro ubwo rero ngo abantu benshi bari gusenga ko kubera ko inda yazongeye ibiciro bari gusenga ngo hashye bazabura aho bategera kugira ngo ibiciro bihananduke n'ahantu hataba ubusambanyi ariko ino Rabamba yo irakabije pe irakabije nimba usanga abantu barenze 100 bari kwicuruza bamwe ku muhanda abandi mu kabari